Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Uhawe ikaze muri iyi video tugiye kuganira kuri Pi Network. Ahangaha nta kindi kintu tuvugiraho uretse uburyo ubwo aribwo bwose ukoresha telefone yawe wakongeraho internet bikakubyarira umusaruro cyangwa se bikaguhindura umumenyi. Tumaze iminsi tuvuga ku kijyanye na Pi Network, impamvu iri kumanuka, mbabwira ni mwigurisha coin zanyu, mugumye muholdinge, hari iri rwose ni habi hashoboka ugereranyije naho yaturutse, kubera ko yigeze kugera ku $3 cyangwa se 2 n'ibice, niho yatinze kuri 3 yageze yihita igaruka. Uyu munsi rero hari amakuru ari kuvugwa ko bishoboka ko habayeho amatora muri Pi browser yuko twakemerera Pi Network ikaristingwa kuri Binance, bigakorwa n'abapiyoniye binyuze mu gutora. Muri video yose ngiye kukwereka nta na hamwe uri bubone ko ugomba kuza gukoresha passphrase zawe. Nuza kubikora bakagusaba passphrase, uraza kuba wibwe, uze kuza kwitonda cyane. Ndaza gushyiraho video ku mpera, ntago ari njye wayikoze, ni umuntu wayimpaye nyeditinga kugira ngo nyibahereze, kugira ngo undi wese uri bubibone abikore, ariko nta na hamwe bari buze kukwaka passphrase zawe. Ni ugutora gusa ko Pi ishobora kuba yaristingwa kuri Binance. Ibyo byamara iramutse igiye kuri Binance, murabizi ko Binance ntago igiristinga coin igikomeje kumayiningwa. Mu mahame ya Binance ibyo birimo, rero bivuze ngo mining ya Pi yaba iri kugana ku musozo. Rero muri iyi video nibyo tugiye kugarukaho. Hanyuma ku bantu bashyashya mwibuke gukanda subscribe, mukore like kuri iyi video, hanyuma muze gukora share ku bandi bantu baba mu isi ya cryptocurrency, tugume kubana ku muryango mugari twiyungura ubumenyi mu bijyanye na cryptocurrency. Ubundi Pi Network kuva yasohoka ubu ngubu nibwo iri ku giciro kibi, ntago yigeze manuka ngire ijye munsi ya 3 n'ibice, ntago iragera kuri 0.2. Rero hatagize ikintu gikorwa, birashoboka ko Binance ishobora kuguma kumanuka. Nibyo Nikora ari kurwana nabyo, akaza umutekano. Mu minsi ishize hari abantu bamwe na bamwe babonye ko bababwiye ngo mukore passkey, uburyo bwo kuba washyiraho passkey kuri application yawe, ariko ntago passkey ikora kuri wallet. Nabyo bari kubikoraho, umutekano ni wo wa mbere. Ikindi bakomeje kushaka abafatanyabikorwa bashobora gutuma iyi Pi izamuka, Pi ikagera ku rwego ruri hejuru cyane. Ni amafaranga y'agaciro, ariko kandi azagirira agaciro wa muntu wategereje, wa muntu wihangana. Ntago ari wa wundi mu gitondo urambirwa akavuga ngo mbivuyemo nta kintu ndi gukuramo. Ibintu bya cryptocurrency bisaba kuba ubigendamo gakeya, bisaba kuba pose, ukabanza ukaneka amakuru hirya no hino kandi ntuhubuke. Nk'ubu ngubu ejo nabasohoreye video, hari video nasohoye mbabwira ni hari kuba manipulation. Ntabwo iyo coin yageze hasi biba bitusobanuye ko igiye kuva kuri exchange n'urugero nkaho bayilistinze, ahubwo biba bituritse ku mubare munini w'abantu bagurishije. Hanyuma aba bantu bagurishije batuma nyine isoko rimanuka, urumva nta bantu bari kugura bahari, then bigatuma isoko rigenda nabi, igiciro cy'abantu bagurisha kikaruta icy'abantu bagura, maze amafaranga akaba makeya. Njya nkunda kubibaheraho urugero mu buzima busanzwe ko nimba heze inyanya, twese dufite inyanya turi kuzigurisha, bitewe n'uko umuntu ashaka kugurisha, ugura nawe ahita yihagararaho. Inyanya ugasanga bazitesheje ka gaciro, baziguze byibuze 400, kandi ubundi iyo zabuze zigura 1000. Ngiyo formule na crypto igenderaho. Niba coin turi kuyishaka turi benshi irahenda, nituyishaka tuyitanga turi benshi iragwa, igiciro cyawe kiraba gikeye. Abapiyoniye rero nimwe mu bifite mu biganza byo gutuma ikomeza kuba coin nyine y'igitangaza, nubwo ntakubwira ngo yibike ngo nizahindura ibintu byose, hoya, ariko ni wowe ubifite mu biganza kuba watuma iguma kugira agaciro kayo, ubona udufaranga utagiye gukoresha ibindi bintu, yandi wakajyanye mu bintu biri aho ngaho kuyasuhukamo, ukaba waguramo coin ukaryoherwa n'ahazaza, uvuga uti byanze bikunze zazamuka. Kubaho nyine uholdinze byongera icyizere, byongera kumva uryohewe, uvuga uti ukaguma nyine uri update ushaka n'amakuru yahigeze. Ariko umuntu nyine waholdinze bameze nk'umuntu woroye cyangwa ufite ikindi kintu
ahanze amaso cy'ejo hazaza. Naho imanutse twese tugahita tugurisha, yamanuka payi nta nubwo byatungurana kuyibona kuri 0.1 by'idolari, kubera ko bafite total supply nini cyane. Amapayi yamayininzwe ni menshi cyane. Nabakoreye imibare mbabwira uko bimeze, mbabwira ko byibuza twebwe dufite ku mayininga 60%, kuwa timu igatwara 20%. Iyo 20% baba batwaye ikibije gukora, baba baje kuyisubizamo kugira ngo hahandi twebwe turi kugurisha bongeremo amafaranga, sita agaciro cyane. Haba hari ukuntu bagiye babyubaka. Rero nahangaha nanze kutabivugaho, kubera ko hari igihe abantu biba payi bashobora kwinjiriramo bakaba bashuka abantu. Nta na hamwe bari bukubaze kuba watanga passphrase zawe kugira ngo payi ikundi listing kuri Binance. Uratora yego nkuko muri video uri buze kubibona, ariko nta na hamwe uri bubazwe passphrase zawe, kubera ko iyo utanze passphrase iyo ukizishyizemo ntago wamenya ngo ninde watwaye payi zawe. Abantu babaye benshi kandi babahanga, sinzi ko binakorwa n'abo mu Rwanda already. Ntago mu Rwanda mbyumva ko hari ubushobozi bafite bwo abantu bakora crypto bo mu Rwanda, ntago ubwo bushobozi bari babugeraho. Ariko hano muri Chrome yawe, muri Pi browser, bakinjiramo bakaguhakinga atanakwandikiye kuri WhatsApp. Birashoboka cyane, harabo byagiye bibaho kandi bakabitubwira. Rero nawe nkoze iyi video kugira ngo nuza kukabona ku ka video gasirikira kakubwira kujya gutora, ubirebereho hano uko bimeze. Kandi ayo makuru yuko igiye kuba yaristingwa kuri Binance arahari. Ibyo bishobora kuzatuma izamuka ikazajya kuhiganwa na za Bitcoin, nubwo atari none hakuba yatangira guhangana na Bitcoin, ariko nko muri community Pi izanayirenza kuri coin ifitwe n'abantu benshi, izanayirenga, kubera ko Pi yamayininzwe. Iterambere ritangiye kugenda riza, abantu benshi bashobora kwaccessinga internet ndetse na smartphone aboneka bitandukanye na Bitcoin. Kuri community rero Pi ishobora kuyirenga, byo ntago ari inkuru, ahubwo ku giciro nicyo bisigara byibazaho. Ntago nakubwira ngo izazamuka ingane na Bitcoin, sinanabihakana. Crypto nta muntu yigenzura, icyo wowe usabwa ni ukuba uri mwaho ngaho. Izo movement hari uruhare uri kubigiramo, uruhare ubigiramo ni ukumayiningira ku gihe, ni uguholdinga ku babihisemo. Ikindi ntago ari ngombwa gufata amafaranga wagakoresheje ibintu bihita bibyara inyungu vuba ngo uyaholdinge. Guholdinga bisaba kwihangana, byibura no kwiha intego y'umwaka wose cyangwa se amezi 6 mu gihe byabaye bikeya. Ubundi mu isi ya crypto kirazira kikaziririzwa gushyiramo amafaranga uhita ukenera, kubera ko ibyo ngibyo bitera ikibazo mu isoko. Uragura kandi kugura biba bihenze, ugahita ugurisha ku mafaranga makeya. Niba wari ufite nk'ibihumbi 50, iyo transaction yonyine ukoze igusigira ibihumbi 30, 20 byagendeye mwaho ngaho, kubera ko ntago nyine kubikora ari ubuntu. Hari amafaranga bari bugucaginga, kandi kugura biri hasi, kugura biri hejuru, kugurisha biri hasi. Niko bihora bimeze. Nimba ufite amafaranga ari muri crypto, wowe nuyatanga baraguhenda, ariko wowe nuyakenera baraguca menshi. Bityo rero gushyiramo udufaranga udakeneye vuba kuba bishoboye byafasha. Ku bantu batabishoboye ukaguma ugashaka amakuru, ugakora mining izo ushoboye kwaccessinga, byaba ari byiza cyane kurusha gufata amafaranga wari ukeneye ejo mu gitondo ngo uyashyiremo. Ntago coin ishobora kuzamuka mu munota umwe, ntibibaho. Ahubwo bigenda bikora step by step, ukajya kubona ukabona irazamutse. Nshimiye umuntu umpaye iyo video. Ni byiza ko ibintu nyine tubiganiraho hakiri kare. Hanyuma muraza kumbwira muri comment nimba hari abo babibonye hari iyo video yagezeho, cyangwa se nawe niba wabikoze watoye. Muraza kumbwira muri comment, cyangwa ikindi kibazo waba ufite uraza kuza kumbwira muri comment. Nta kibazo, unyandikiremo nimba hari n'ibindi ushaka ko tuzaganiraho muri video yacu y'ubutaha. Uranyandikira muri comment box. Hanyuma kunyandikira kwawe ni impamvu ikomeye yo gutuma dukora video ako kanya. Iyo ari ibintu tugomba guhita tuganiraho, ntabwo hagomba gucamo igihe kirekire, nako kanya tugahita
tubiganiraho. Payi rero ubu ahangaha iri, buri muntu wese ayifitiye ubushobozi, ni amafaranga atageze kuri 700 y'ibiceri by'u Rwanda ku muntu wese ufite aho ashobora kuyibika. Nubwo ni ukuvuga ngo abahawe immigration cyangwa se abatunze OKX, kugira ngo Payi ikomeze kuzamuka mu gaciro birasaba ko ama exchange akomeye nka Binance ayilistinga, hanyuma community y'abantu batunze Payi ikaguma kwiyongera, ari nako boroshya uburyo bwabo nyine bwo kugira ngo transaction zihute n'ibindi byinshi. Rero habayeho amatora ku bapiyoniye yo kuba watora uko Payi network ishobora kuba yalistinga kuri Binance. Uraza kubikora uciye muri Payi browser yawe, hanyuma ukande kuri App Studio. Muribuka ko nababwiye yuko ntago biba byemewe ko Binance yalistinga coin ikiri ku mining. Bisobanuye ko mining ya Payi igiye kuba yahagarara mu gihe kitarambiranye vuba cyane. Bagomba guhita bahagarika iyi mining kubera ko Binance mu mahame yayo harimo ko italistinga mining igikomeje. Coin igikomeje mining yayo ntago Binance ishobora kuyilistinga, nyine niyo mahame yabo, niko bagenderaho. Urakanda rero kuri App Studio, uhingukire hano hejuru, urabona hari ahanditse mu ngo PaiNet.com, urahita ubisibamo, uhita ukanda ahanditse ecosystem, utegereze birodinge, hanyuma urahingukira kuri dashboard nk'ingiyi uri kubona. Kirazira abantu bahakinga Payi basigaye baca no muri Google Chrome. Witegereze uko muri video biri gukorwa, nta hantu na hamwe bari buze kugusaba passphrase zawe. Uraza kuza kubikora utiriwe usabwa passphrase zawe. Umaze rero kuhagera, uraza kuza gusanga hari ahantu usabwa gutora ko Binance yaba listed. Nkuko muri video uri kubireba, uraza kuza kubyandikamo, wandika uti Binance vote. Nta muntu n'umwe uri buze kugusaba gukoresha passphrase, nyamuneka kirazira ntuze kuza gukoresha passphrase zawe, kubera ko abantu biba Payi bashobora guhita binjiriramo hano bakaba bazishyiramo. Nibimara kurodinga urayikandaho ngiyo yamaze kugeramo, and then uratora. Ni abantu umubare bashaka, hari akantu tugomba kuzuza, urabona ko yajemo, ni umubare tugomba kuzuza runaka kugira ngo byemerwe neza cyane. Urahita ukanda hano handitse ngo open up. Uwo mubare rero nitumara kuwugeza, wenda bashobora kuzayilistinga bigatuma Payi yacu izamuka. Ariko nongere mbisubiremo ngo hari igihe bashobora guhita binjiramo bakitwikira aya matora bazanyemo, hanyuma bakajya bagusaba passphrase. Nta na hamwe uri busabwe passphrase. Hamaze gutora abantu bangana n'ibihumbi 127 n'abantu 543. Ubwo rero nawe uratora, harasabwa ko aka kantu k'umukara muri kubona kaza kuza kuzura, karaza kuzura ari uko hatoye abantu 200,000. Muraza kugerageza kujyamo, ababishoboye mu bikore. Aho usabwa passphrase ntago aba ari uko twabikoze, ntago aba ari kuri bube wabikoze, utaza kuza kuvaho usikamingwa cyangwa se bakagutwarira coin. Mu gihe Payi yaba igiye ku isoko ikalistinga kuri Binance, byaba ari inzira nziza yo kuba yazamuka, cyane ko bakomeje gukaza umutekano wayo, bongeramo security n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Twebwe nk'abapiyoniye icyo dusabwa no kuguma kuba update. Nta kundi kuntu waba update uretse kuguma nyine aho amakuru akomeza aca. Niyo mpamvu abantu bashyashya ari ngombwa gukanda subscribe. Ndabashimiye.